reka nongere nguhe ikaze mu nkuru yacu y'uyu munsi, nanagushimira cyane uburyo ukomeza gukurikira ukanakunda inkuru tugenda tukugezaho, cyane cyane uri kumva iyi nkuru umukazana w'ibanga. Igice cya 22 cy'iyi nkuru umukazana w'ibanga cyarangiye ubwo umukobwa Sheja yarakoze igikorwa umuntu yakwita ko ari icy'ubutwari, aho nyuma yo kujya kubana na Nkusi akamwerurira ko atazigera amukunda ndetse akanamubwira ko afite undi mukobwa akunda. Sheja yahise ahamagara Muteteri amuzaniye Nkusi, yarazi ko atazongera kumubona ukundi. Gusa ariko twasize hari ikindi kintu agiye kubasaba aba bombi kugira ngo abahe amahoro yabo. Devota akimara kubwira umukunzi we ko yirukanwe muri banke, yahise amubwira ko urukundo rwabo rurangiriye aho ngaho. Delila ntabwo yari azi ibijya mbere ku muhungu we Nkusi, ndetse na Denis ntabwo yari azi ko Nkusi ubwo bigenze kuriya agiye guhita agaruka. Papa wa Sheja ntabwo yari azi ko umukobwa we yisubiyeho. Iki ni igice cya 23 cy'iyi nkuru umukazana w'ibanga. Mu gihe uri kuyumva reba hano hasi ukande kuri like niba uyikunda, ukande no kuri subscribe niba utarayikanda, kugira ngo ujye wakira n'ikindi gice tuzashyiraho kugeza tuyisoje. Dutangiriye ahantu mu rugo rumwe hari abana bicaye mu ruganiriro. Umugore bigaragara ko ari mama wabo ahagaze mu muryango asa naho ategereje. Bidatinze aho ngaho hatunguka wa musore ukundana na Devota, amaze kwinjira mu gipangu aza ayambirana n'uwo mugore. Bamaze kuyambirana ahita avuga ati ko numva se abana bakiri hano. Umugore ati wowe ntubahangayikire, ubanze umbwire iyi nkuru nziza ngo birangiye umukunzi wawe umwikuyeho. Umusore ati ntukomeze kumwita umukunzi wanjye, ariko wowe nk'uko twasezeranye ko ubu tugiye kurya ay'umugabo wawe naje nje rwose. Umugore nawe amera nk'ubabaye ati wowe se kuri kumbuza kumwita umukunzi wawe, njyewe ukambwira ko ari umugabo wanjye? Umusore ahita amusubiza ati ahubwo se kuko uvuga ari ugutaruka, abana bo bizagenda gute? Igihe nikigera se uzaba musigira? Umukobwa Sheja amaze kubwira Muteteri na Nkusi, bari bari mu marira gutyo, bahise batuza bamuhanga amaso. Nawe akomeza ababwira ati Muteteri nawe Nkusi, mbere yuko ngira icyo mbabwira mbasaba kandi mureke ibi bihe tubyibagirwe kuko byigeze kubaho, kuko nzi neza ko wabitekerezaho ipfunwe ari ryo ryanyica cyangwa se ngakorwa n'isoni gusa buri gihe. Ikintu nshaka kubasaba ni kimwe, mu by'ukuri nubwo papa wanjye anyereka ko ankunda ntako atagize, ariko nyine ni bya bindi by'abagabo, cyane ko aba yitaye cyane mu gushaka amafaranga nyine. Ku rundi ruhande namwe ndabizi ko nta bavandimwe bandi mugira, ese mwambabarira nkababera umuvandimwe? Muteteri nkaba murumuna wawe, Nkusi nkaba mushiki wawe, ibyo nimubinyemerera birananyereka ko mutandakariye maze nzababe hafi nk'umuvandimwe wanyu. Muteteri na Nkusi baramwenyura, nubwo Muteteri yari yakomeje kuba mu rujijo rwinshi cyane akeneye kumenya ibijya mbere, kuko nubwo Sheja yari ari kumubwira gutyo ntabwo yari azi ngo ni ibiki byabaye nyirizina. Bose bazunguje umutwe. Nkusi ahita avuga ati Sheja, koko uri Sheja kuko uri umukobwa uteye isheja kandi ntawe utakwifuza kuba umuvandimwe wawe. Njye ndabikwemereye rwose, kandi igihe cyose nshaka kugira umuvandimwe mpamagara uzaza uri uwa kabiri. Sheja mu gutungurwa ahita avuga ati kubera iki se ntazaza ndi uwa mbere? Ushatse kuvuga ko Muteteri se azaza nk'umuvandimwe wa mbere kandi ari umugore wawe? Nkusi ahita amusubiza ati oya, abavandimwe buriya bagenda barutanwa mu myaka Sheja. Dufite umuvandimwe mukuru wacu, ubwo akaba ari umusore witwa Maurice. Ntawe nta n'ikintu umuntu yamwitura, rero kubura icyo umuntu amukorera byibura kumwita umuvandimwe mukuru nubwo murusha imyaka niyo mahitamo mfite. Nkusi yamaze kuvuga gutyo, Muteteri atamarira nyuma yo kwibuka ibikorwa byose bya Maurice, kandi koko Maurice uko tumuzi ni imfura cyane ku rwego rurenze urugero. Sheja yaramwenyuye na Muteteri ahita amubwira ati Sheja, n'ubundi njye nagufataga nk'umuvandimwe, kandi nubwo ntazi ibijya mbere hano ariko nta giteze gukuraho
ko ngufata nk'umuvandimwe. Aho twahuriye urahazi n'uburyo twabanye, kuko iyaba utari umuvandimwe, ubwo umuntu w'ingenzi nifuriza ibyiza kurusha abandi ku isi nashakaga gushakira umukunzi ntabwo ari wowe nari kuza kureba. Sheja ahita bayambera bose icyarimwe, maze bagaseka ndetse agafata n'amafoto y'amaserifi kuri telefone ye. Nyuma aza kubasaba ko yabafotora bari kumwe. Ibyo biraba, Muteteri afotora Sheja na Nkusi bari kumwe. Arangije na Nkusi afotora Sheja na Muteteri bari kumwe. Mu bigaragara ibintu byari bisubiye ku murongo kuri bo. Birangiye Sheja apakira ibintu bye abasezeraho, yinginga Nkusi ngo mu nkuru byo yose abwira Muteteri amubwiza ukuri ntihagire ikintu na kimwe amubeshya. Abasezeraho ababwira ko bazamusanga mu murwa, anabiteramo urwenya kumwe bavuga ko Imana na Yesu bazasanga abo kujyana mu ijuru mu murwa, bamugeza hanze ubundi aragenda. Ku rundi ruhande, ahantu Nadine aherereye muri hosteli z'abakobwa, umutima ukomeza kumurya cyane. Aho aryamye akagaragurika ubona hari ikintu kimeze nk'aho yabuze. Amaze kubona bimeze gutyo ahita afata telefone ye ahamagara Maurice. Maurice nawe aramwitaba amusaba ko bahura bakaganira. Maurice nawe arabyemera, ubundi bidatinze aza muri kaminuza dore ko atuye hafi yayo. Bakimara guhura, Nadine asuhuza Maurice, bakicara. Maurice aramwitegereza ahita avuga ati biratangaje Nadine, wabaye iki kusigaye ukonje cyane? Nuko umugambi wawe wapfubye se? Erega reka nkubwire Nadine, nanjye ugiye ku ruhande rwanjye ntabwo wandenganya rwose, kuko ibintu wakoze ikinagaragaza ko atari byiza nuko na leta y'ubwayo yashyizeho amategeko yo guhana buri wese ugerageje gukora bene kiriya gikorwa. Sha, ahubwo uri umunyamahirwe, kuko iyo ukomeza kuntera umujinya cyane wari gutuma nkujyana mu mategeko. Rero ujye ushimira Imana kandi wibuke ko mu buzima ntigeze nkubera umuntu mubi. Nadine aruhutse umutima maze akamusubiza ati Maurice, kuba warambereye umuntu mwiza aka kanya nibyo bitumye nshaka kuvugana nawe, kuko after all nubwo ndi umuhemu nsanga ari wowe ntura agahinda kanjye, bityo mu bantu bose ni wowe nshaka gutura umutwaro nikoreye. Maurice atarabizi neza ko nk'abavandimwe twemeranije gutegana amatwi, ndamutse ntabikoze ntabwo naba nkiri umuvandimwe. Rero Nadine atangira kumusubiriramo impamvu yatumye ashaka kwiharira Nkusi, gusa avangamo ko harimo n'ishyari yari afitiye Muteteri, kubera ko kuva kera bari inshuti akundana na Nkusi. Yumvaga ko Nkusi amufite wese ku buryo nta wundi muntu wamwiharira. Rero ngo kariya kadayimoni ko gukurikira amafaranga ubwo kazaga akava kuri Nkusi agiye kwa Alegisi, yarazi ko mukunda cyane ku buryo Nkusi atamureka, ariko akagaruka asanga Muteteri yaramwihariye. Akomeza amubwira ko ibyo yakoze ingaruka byamugizeho, hari n'ibyo muganga yamubwiye byose muri icyo gitondo. Maurice amaze kubyumva biramubabaza cyane, ahita abaza Nadine abo bagabo bamufashe ku ngufu aho batuye ngo ajye kubihaniza. Nadine aramusubiza ati Maurice, ntabwo abagabo nabarenganya kuko wasanga mu muco wabo ariko bakora imibonano mpuzabitsina, ariko nanjye kubagwamo ni nkaho ari njye wari ubiterereje. Ikirenze ibyo akaba ari amakosa yanjye yabiteye, kuko iyo ntashaka kugirira ishyari Muteteri ngo ndashaka kumutwara Nkusi, ntabwo byari kugera ku rwego rwo gushaka uburozi aribwo bwatumye nemera gukorana nabo biriya. Rero karuma ivuga ko icyo umuntu akoze ari cyo akuramo umusaruro. Mu buzima bwanjye sinzinubira ko nahuye n'izi ngaruka, kuko ninjye waziteje, ndetse n'ibyo tubiveho. Ikintu nyamukuru naguhamagariye ni ukugusaba ko wamfasha ukampuza na Alegisi, kuko nshaka kuganira nawe nyuma y'ibyo yavugiye mu ishuri mu gitondo. Ikindi nifuza ni uko nk'umuntu wumvwa cyane wazansabira imbabazi Muteteri na Nkusi, ndetse ukanabasaba bakankorera icyo bashaka, ariko byibura bakirengagiza ibyo nabakoreye, nkongera kuba umuvandimwe wabo. Maurice amaze kubyumva yahise yibuka ukuntu Nkusi atazi aho ari, arababara nuko afata Nadine akaboko ngo bajyane kuri geto yabo. Nkusi amaze kuruhutsa umutima abwira Muteteri ati bwa mbere na mbere mbanje kugusaba imbabazi kubera ko nakubeshye byinshi
Muteteri ati sheri, nta kintu kinshimishije cyane nko kongera kukubona nyuma yo gutakaza icyizere ko kuzongera kukubona. Byibura ibindi ubu biretse, gusa byibura umbwira impamvu twisanze hano wisanze wowe na Sheja, kuko nibyo mfitiye amatsiko. Nkusi nawe ahita amubwira byose uko byagenze. Nyuma yo kuvurwa akajya muri hoteli, asobanurira Muteteri ko impamvu yatumye ashaka gufata Sheja ku ngufu ari irari rya rindi yatewe no kuba yari yaramenyereye imibonano yatojwe na Nadine. Muri make iyo Nadine atamufata bugwate ngo bajye birirwana mu buriri, ntabwo yari kuba yaragize urwo rwego rw'irari ringana gutyo, noneho bigahura n'inzoga yari amaze kunywa. Anamwibutsa ko ari we mukobwa wa mbere baryamanye mu buriri, kuko na Nadine bari barakundanye imyaka yose batari baragerageje ibyo bintu. Muteteri amaze kubyumva byose kugeza ubwo amategeko n'amabwiriza byageze akisanga aho ngaho, umujinya urazamuka. Nkusi arabibona, ariko amusaba gutuza kuko byose ari amakosa ataraturutse kuri bombi. Kuko Muteteri nawe ushyira mu gaciro aza kubyumva ahitamo gutuza. Nkusi akomeza amubwira ati rero sheri, nshaka ko twava hano njye nawe nta kintu kimeze nk'igikuta kiri hagati yanjye nawe, kuko nituva hano nkubwije ukuri hari intambara y'ubwonko nshaka kujya kurwana, kandi nkayirwana mu mahoro. Iyo ntambara nshaka kuyirwana nzi neza ko nawe ubizi ndetse ukananshyigikira. Iyo akaba ariyo mpamvu iratuma nyuma yo kubikubwira n'ubundi ndagusaba kuba ukomeje kuba kwa Delila igihe gito kugeza nyisoje. Sheri, ibyo navugaga nakubeshye, ni njye muntu wagushakiye akazi muri bari resto. Nkusi akomeza amubwira ko ari nyuma y'uko yari abaye umuragwa w'imitungo y'ababyeyi be, aboneraho kumubwira ibyabaye ubwo yamaraga kumubwira ko atwite. Akakira mesaje ivuga ko umuntu umwandikiye azi umubyeyi umubyara, aribwo nyuma yaje guhura bakamuhereza ibyangombwa bigaragaza ko Denis burya ari papa we bya nyabyo. Ariko mu gihe ashaka kumenya impamvu Denis yamuhishe ko ari se, akaba aribwo yataye ubwenge, akongera gukanguka hakurikiraho ibyo amaze kumubwira kugeza ako kanya. Akomeza avuga ati sheri, nkirangiza amashuri nkabaho mu buzima bw'ubukene, ababyeyi nari nzi ko ari abanjye bambwira ko atari uko bimeze. Icyo ntari nzi ni uko banteguriraga ko ngomba kumenya kubaho mu buzima bukakaye kugira ngo bantoze uko nabaho ndamutse mbonye ubuzima bwiza. Ibyo nibyo byabaye ubwo namaraga kubona ubutumwa bumbwira ko ndazwiho amafaranga ya papa wanjye Denis yose ari muri banki, ndetse n'imitungo yikubye hafi kabiri ayo mafaranga. Gusa ntawigeze amenya ko ibyo bintu byabaye, na Nadine yabimenye ntabwo yari kugenda. Ari nayo mpamvu nanze kubwira abantu ko iyo mitungo nyifite. Icyatungurwa mu buryo butunguranye nuko naje kumenya ko mu mitungo papa yampaye harimo n'iyo ataranyereka, harimo n'uruganda rw'imodoka dukoramo, gusa nanjye nkaba naricecekeye. Aho niho nakomeje kwiberaho bisanzwe. Nawe urabizi ko wakomeje kumpangayikira, ari nabyo ngusabira imbabazi. Rero sheri, nakubeshye nanjye ubwo nkurikije ibyo mbona ndi umwe mu bakire bo muri iki gihugu, uretse ko ntarabyiyumvamo. Ikindi sinshaka ko amafaranga n'imitungo bintwara umutima ngo nibagirwe amasomo yanjye, kuko byo bishobora gushira, ariko ubwenge n'ubumenyi igihe nzaba mbifite ntabwo bizashira. Icyo ngusaba rero nyuma yo kugusaba imbabazi z'uko nguciye inyuma, ndagusaba ko nyihanganira igihe gitoya cyane nkabanza nkamenya impamvu papa yampishe ko ari papa wanjye. Nibimara gusobanuka njye nawe tuzabeho ubuzima bwiza. Urabyumva gute? Muteteri amaze kubyumva mu mutwe byahise byikaraga, mu bwonko ahita yibwira ati ubuse ndafata yahe mahite? Mubwire ko Delila ari mama we se? Ariko se ndamutse mbimubwiye intambara yahita ivuka, kandi kuba Denis atarabimubwiye njye nta burenganzira mfite bwo kubimubwira. Bemeranya ko bagiye kubaho muri ubwo buryo. Si uko byagenze gusa, kuko banafashe akanya ko kujya kwa muganga aho hafi Nkusi ngo bamusuzume indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Maurice ageza Nadine mu rugo aho bacumbitse kuri geto. Alegisi we aba ahugiye mu bitabo arimo gusoma, dore ko habura gato ngo bakore ibizamini, kandi yarakererewe mu minsi yashize ubwo ubuzima bwari bwamucanze. Atungurwa no kubona Maurice yinjiranye na Nadine aho ngaho.
Alegisi ipfunwe rikamwica cyane kubera ko atekereza ko yahemukiye Nadine. Disi burya abantu baratandukanye, hari n'abakora amakosa umutima ugakomeza kubacira urubanza, na Alegisi nibyo byamubayeho. Morisa yahise avuga ko agiye ku muhanda kuzanira umushyitsi ibyo kunywa. Alegisi amubaza niba nawe hari icyo aramubonera. Morisa aramwenyura birenze urugero maze arigendera. Alegisi nubwo yari afite amasoni menshi cyane, Nadine we yari avanze n'ipfunwe kuko nawe yarebaga Alegisi akareba hasi. Gusa aba ari we utera intambwe yo kuvuga mbere. Ati ijambo wavuze mu ishuri ryangumye mu mutwe. Alegisi ati ni byiza cyane niba koko byabaye Nadine, kuko nanjye nabivuze nifuza ko ubyumvise byamuguma mu mutwe. Nadine erega twarahemutse, niba wumva ko kubabaza Nkusi bitigeze bimubabaza, ntabwo umutima wawe waba ugucira urubanza. Nadine ati ushobora kuba utekereza ibyo ariko ntabwo uzi ikigero cyangwa ingano n'ibyo nakoreye Nkusi. Aka kanya nanjye nkaba nicuza, gusa mu buryo butunguranye numvise ikintu nari nkeneye muri aka kanya ari ukwigorora. Nawe ushobora kwibwira ko wampemukiye Alegisi, ukambeshya ko wankundaga, ariko se njye naragukundaga cyangwa nakurikiye ibyo wari ufite? N'ikimenyimenyi umaze gushirirwa ntabwo nigeze nguhagarara iruhande ngo nkugume hafi. Icyo kikaba ikimenyetso cy'umuntu nyine udafite urukundo. Alegisi aramwenyura maze ahita avuga ati cyakora Nadine, nta kintu kinshimishije nko kumva ayo magambo aguturukamo. Nadine, turi abana batoya, ibyo dufite nonaha niyo byagenda, ariko tugifite ubuzima turacyafite amahirwe menshi cyane yo gukomeza gukora n'ibindi byinshi tukabikorera. Icyo tubura ni ukubaho nk'abantu basanzwe nka Nkusi, Morise cyangwa se Muteteri. Gusa njye ntugireho ikibazo, inzira namaze kuyitangira. Uribuka ko nakubwiye ko nari mfite miliyoni zirenga 50 mu myaka 2 nsigaje kwiga ninyirangiza. Nzakorera amafaranga kandi nzabaho nyabone, kandi mu nzira nziza. Nindamuka nyabonye nzayakoresha mu nzira nziza zo kwiteza imbere. Ariko ntibagiwe ariko ko ku muhanda hari abantu bakeneye amafaranga kundusha, niyo cyaba igiceri cy'ijana. Nadine aramwenyura ubona yishimiye Alegisi cyane, maze aramubwira ati Alegisi, cyakora ntewe ishema nawe. Ese nanjye wanyinjije muri iyo nzira tukayitangirana, nkajya nigana ibyo ukora byose nanjye nkazagera aho uzagera? Alegisi aramwenyura maze akamubwira ati tayari niba wifuza guca muri iyo nzira, ubu watannye kuko uri ahantu hatari ahanyaho, kuko njyewe ndi imbere y'ibitabo, nawe niyo wagakwiye kuba uri. Bose basekera icyarimwe ubona ko bishimye. Hashize akanya Nadine aricara. Alegisi aramubwira ati Nadine, ibyaha byose umuntu akoze hano hari ubwo ibihano atabibona biciye mu mategeko yashyizweho na leta gusa. Kuba narambaye nabi ngasekwa ku muhanda bakanyita umusazi kandi mbizi neza ko ndi muzima, ariko nkaba nta buryo nakwemeza ko ntari umusazi, nacyo ntekereza ko ari igihano. Si ibyo gusa, kuba warababaje Nkusi cyangwa se ikindi kintu waba waramukoreye icyo ari cyo cyose uko cyaba kibi cyose, ushobora kuba nawe uzabona igihano kandi kizakugumamo iteka, cyangwa se ubu ukaba waranakibonye kikaba ari nacyo kiri gutuma uca bugufi ushaka gufata inzira nziza. Buretse gato Nadi, ntumbwire ko ushobora kuba uri guhura n'ingaruka zo guhemukira Nkusi, akaba ariyo mpamvu wamaze guca bugufi. Ako kanya Nadine yibuka ko amahirwe menshi ari uko ashobora kutazabyara. Atangiye guta amarira. Morisi arinjira, bose mu kumuhanga amaso. Aba ari bwo Nadine yijijishirizamo ahanagura amarira ku buryo na Alegisi atigeze arabuka ko yigeze kurira. Baheraho baganira nubwo Nadine yari afite ikiniga cyinshi. Nkusi bari kumufata ibizamini, Muteteri afata telefone yandikira Denise ati ibintu byahindutse, ubu ndi kumwe na Nkusi. Denise aho ari mu kazi kubona ubwo butumwa biramucanga cyane, ahita ahamagara Muteteri, nawe mu kubona amuhamagaye ajya hanze aramwitaba. Ahita avuga ati ntabwo bishoboka, wahuye na Nkusi gute se? Muteteri ati icyo ntabwo ari cyo kibazo ndaza kukubwira, ahubwo ikibazo uzi ko Nkusi azi ko ari wowe papa we wa nyawe, none ari gupanga gukora icyo nakwita misiyo y'ibanga yo kumenya impamvu wamuhishe kuri papa we
niyo mpamvu nkwandikiye ngo mbikubwire. Ese urahitamo ko ariko bikomeza kugenda cyangwa uramubwiza ukuri ko Delila ari we mama we? Muteteri amaze kubwira Denise gutya ahita amusaba kuba barekanye akaza kumuvugisha mu kanya. Denise nawe aho yicaye yatangiye kwikaraga mu ntebe aribwira ati ese hano koko urukundo rw'umubyeyi n'umwana rushobora gukora? Nkusi akamenya ko Delila ari nyina, akamenya uburyo yabyawemo n'uburyo byarangiye mbanye na Delila, ndetse akanamenya ibyo Delila yakoreye se umubyara. Koko urukundo rwa kibyeyi n'umwana rwakora ku buryo Nkusi bitamutera umujinya agakora igikorwa kibi? Bivuze ko ibi biri mu biganza byanjye, gusa aho guteza intambara hagati y'umwana n'umubyeyi ahubwo nateza amahoro, ngasigara ntegura Nkusi neza uko ashobora kuzabyakira igihe yaba yabimenye. Oke, reka mbikore gutya. Ako kanya Denise yoherereza Delila ubutumwa akamubwira ko amukeneye. Delila aho ari, kubera uburyo akunda Denise, abonye ubwo butumwa kandi abizi neza ko batameranye neza, ahita amubaza aho amusanga. Denise amurangira kuza kumureba mu biro bye. Ntabwo byafashe igihe kigeze no ku minota 45 Delila yarageze ku ruganda rw'imodoka. Amaze kwinjira mu biro Denise arafunga, aba ari bwo Delila akomeza gutungurwa cyane. Nuko aramuzenguruka amwicara imbere maze aramubwira ati Delila, nubwo abantu benshi birengagiza ukuri, akaba ari nayo mpamvu bakunda kugwa mu makosa n'ibyaha barwanira ibinyoma bita ukuri, ariko hari ukuri abantu bagomba kwakira uko byagenda kose. Reka duhere kuri njye nawe. Impamvu wakoze amabara, ukica umugabo wawe, ukishyiraho umwana upfuye, byose byari ukugira ngo ubane nanjye kubera ko wankundaga. Uko si ukuri kuzuye? Delila mu kumva Denise ari kuzura kaboze azunguza umutwe avuga ko ari ukuri kuzuye. Denise akomeza amubwira ati ibyo bisobanuye ko ibyo twifuriza abantu dukunda akenshi ataba ari byo bakeneye, ahubwo bya bindi turi kubahunza ugasanga ari byo bakeneye cyane, gusa bakabiguhisha, bakabibahisha hafi yabo wowe utanabizi, hakaba nubwo nawe ubana nabyo utazi ko babifite. Delila, kwa kundi Nkusi twamubuzaga kurya biswi ngo atazakuka amenyo, yafatisha amafaranga akazigura ari nyinshi cyane, akazirunda munsi y'uburiri bwe akazirya nijoro twaryamye. Uzi ukuri guhari, ntabwo iyo ngeso Nkusi yigeze yicikaho. Ubwo Nkusi yazanaga umukobwa Nadine ngo ni umukazana wawe, waramwishimiye, ariko mu by'ukuri ntabwo yamukundaga. Umukunzi we yabanaga nawe mu nzu, umufata neza cyane ku rwego rurenze urugero. Delila mu gutungurwa kwinshi ahita avuga ati ubwo se ushatse kuvuga iki? Denise ati Muteteri niwe mukobwa Nkusi akunda. Ese utekereza ko mu bana bose b'imfubyi badafite aho kuba baziranye na Nkusi Muteteri ari we wenyine? Delila ati ushatse kuvuga ko Nkusi akundana na Muteteri se? Denise ati oya, ahubwo barabana nk'umugore n'umugabo. Delila ati ntabwo bishoboka. Ukaba ushatse kuvuga ko inda Muteteri atwite se? Denise amuca mu ijambo maze aramusubiza ati yego, ni umwuzukuru wawe. Delila ahita ahaguruka n'umujinya mwinshi ati uriya mukobwa ndamwica, iri joro ntabwo ararara mu nzu yanjye ari muzima. Denise araseka maze aramusubiza ati ariko banza kwica warabigize umwuga we. Iyo Muteteri adatabara n'ejo bundi avoka bujya kera wari ugiye kumwica nk'uko wishe se wa Nkusi. Icara aho ngaho nkubwire Delila, aka kanya ufite amahitamo abiri. Irya mbere ni ukwakira ukuri ukabana na Muteteri nk'umukazana wawe kandi ntabimenye ko ubizi, mbese mukabana mu ibanga, utibagiwe ko ndi kugucunga kuko icyamubaho cyose n'umwana wa Nkusi atwite, uzaba uri mu byago bikomeye cyane. Ibyo bizatuma nkubikira ibanga ry'uko wishe se wa Nkusi, umugira imfubyi ndetse ukaba uri nyina. Urumva Nkusi azakubererekera ngo nuko uri nyina? Ikirenze ibyo Nkusi azi ko ndi papa we, ari narwo rugamba ubu ari kurwana kugira ngo amenye impamvu namuhishe ko ndi se. Bya bindi abagome bakorera abo banga, hari ubwo bibaharurira inzira abantu, ibindi abantu zikazababera nziza izo nzira. Uhereho nashimira mushuti wawe muganga Adeline mufatanya gukora amabi, kuko iyo adacurisha kiriya cyangombwa cy'uko Nkusi ari umwana wanjye mu maraso, ubu ntabwo mba nzi ikigiye kugucungura.
iryo ni ihitamo rimwe, kandi ufate iya mbere ubwire Nkusi ko ndise nk'uko tugiye kubyemeranyaho, cyangwa se uhitemo ko Nkusi amenya ko uri umwana we ari umwana wawe, mpite nigendera umubwire amavu n'amavuko ye n'inkomoko ye, bize kuzamba Adeline wawe abinyayemo, akuraburize ubundi ya gereza wanshakiraga uyinjiremo ubuziraherezo. Urahitamo iki? Uko Maurice na Nadine na Alegisi basabanira ku byo bari gusangira, Alegisi ahita avuga ati buriya hari ikintu abantu twibeshyaho ku buzima. Ubwo nari mfite amafaranga byari bigoye ko nahura n'abantu muri ubu buryo ngo dusabane. Ibyo akaba ari no ku rundi ruhande Muteteri na Nkusi bamaze kubaha ibisubizo bababwira ko ari bazima kwa muganga. Bamaze kuhasohoka Muteteri ahita avuga ati sinjye urarota tugeze mu rugo kuko ndi kumva irari ngufitiye rimereye nabi. Nkusi ahita avuga ati mbese niyo mpamvu wari uri kumpatiriza vuba cyane ngo tujye kwa muganga, kumbe nibyo wishakiraga? Mbega umubyeyi, ubu ibi nibyo ugiye kujya utoza umwana wacu koko? Muteteri atumva ufite ubwoba bw'ikizi? Cyangwa wibagiwe ko na leta ibizi ko ndi umugore wawe? Ubu ngomba kugukoresha icyo nshaka. Nkusi ahita amusubiza ati yego mubyeyi mwiza, aha nanjye ndahanga unkoresha icyo ushaka, nushaka umvane no mu buzima. Ibyo bituma bagenda mu nzira buhoro bitonze bakina imikino y'abakundana, ndetse abababonye bose bakabona ari abantu bari mu rukundo kandi baberanye cyane. Bidatinze bagera mu rugo muri ya nzu ya Nkusi yari yashatse aho ngaho. Bari muri yo bonyine ku buryo imikino yabo bayitangiriye muri salo, nk'umugore n'umugabo bafitanye amateka nyine, biyibutsa ibihe bike bigeze kugirana, ari nabyo byavuyemo uwo mwana Muteteri atwite, ndetse banabirangiriza muri salo. Barangije kubikora aba ari bwo bireba basanga bambaye ubusa, isoni zirabica. Bimwe byabaye kuri Adamu na Eva bamaze kurya itunda, bagafunguka amaso bagasanga bambaye ubusa. Nkusi abibonye ahita avuga ameze nk'uri guhamagara ati Nkusi uri hehe? Muteteri aramwikiriza amusubiza ati nambaye ubusa. Bose baraseka bigaragara ko babiziranyeho. Nkusi ahita avuga ati buriya umunyabyaha yiruka nta muntu umwirukankije pe. Ku Imana yari imubajije ngo ari hehe, Adamu gusubiza ngo yambaye ubusa byari bihuriye hehe koko? Delila mu mujinya mwinshi cyane yumva bamutangatanze hose. Denise nawe mu kumureba agaseka akamubwira ati yego wikambye iyo mpanga Delila, karuma ivuga ko icyo ubibye ari cyo usarura. None wumvaga ibikorwa wakoze bizakurikirwa n'ikizi? Buretse gato, wari uzi ko wari kwica se wa Nkusi warangiza ukamutwara imitungo ye ukumva ko uzabaho mu mahoro kugeza ushaje? Oya, nta mahoro y'umunyabyaha ubyumve, no muri Bibiliya biranditse. Nkeneye kumenya icyo utekereza ku byo maze kukubwira. Delila ahita ahaguruka maze akavuga ati ibyo mbwiye byose ndabyemeye. Nkusi nimubonaho ndamubwira kuri se, kandi Muteteri ndakomeza mwiteho nkuko nari nsanzwe mwitaho. Nizere ko nawe uzarinda isezerano ryawe. Denise araseka maze ahita avuga ati ntaririnda se, hari andi mahitamo mfite? Cyangwa utekereza ko ubu ntari umufatanyacyaha wawe kubwo kuba nkuziho ubwicanyi ariko ngaceceka? Delila agira umujinya maze agakubita igikapu ku meza ati ndakwinginze ceceka, nta rindi zina wanyita utaretse kunyita umwicanyi. Denise ati none se uri iki? Nakariretse iyaba mu migambi yawe hadakomeza kwiganzamo ubwicanyi, ariko nyuma yo kwica umugabo wawe nawe ubwawe urashaka kwica urubozo umwana wawe wibyariye, ndetse nanjye umugabo mwabanye imyaka irenga 23 yose warabigerageje, none se nkwita iki? Delila agira umujinya mwinshi cyane agasohoka afite umujinya. Feri ya mbere mu modoka no kuri bari resto ya Nkusi atumiza inzoga zikaze atangira kunywa. Papa washaje ari mu ruganiriro mu rugo atungurwa no kubona umukobwa we amugezeho muri iryo joro. Mu kugwa mu kantu umujinya uramwica cyane aravuga
ati iriya ngegera y'umuhungu ndayifungisha. Sheja ahita yicara imbere ya papa we maze aramubwira ati papa, umwanzuro wo kubana na Nkusi nkuvuyemo. Manager ati ngo uwuvuyemo kubera ikizi? Sheja ati ntabwo nshaka kubana n'umuntu ntakunda, ntabwo nabana n'umuntu tudakundana rwose. Manager ati Sheja warasaze, uzi amahirwe urimo kwibuza, uzi imitungo Nkusi afite ku buryo twari tugiye kuba bakire. Ikirenze ibyo, ese wari uzi ko ugiye gukomeza kwishyira mu gisebo muri hoteli aho ukora bahora bavuga ngo dore wa mukobwa wafashe ku ngufu? Sheja azunguza umutwe maze akabwira papa we ati papa, no mu mpamvu zitumye mbivamo iyo ngiyo irimo. Ntabwo washakaga ko mbana na Nkusi kubera ko ari urukundo mfitiye, ahubwo ni ubutunzi umushakaho. Amafaranga n'imitungo bikaba ari byo uhoramo gusa byaragutwaye umutima na roho, ku buryo byageze aho bingira imfubyi. Kuko ubwo mama yapfaga, iyaba utarataye umutwe ngo wagiye gushaka ayo mafaranga ukihuta mu rugo ukamugeza kwa muganga kare, ntabwo yari gupfa. Udatekereza ko rero iryo kosa nari kubabariye? Ahubwo se uretse n'ibyo, ndatinya ko banseka se muri hoteli. Ubundi ukuri ni ukuhe? Njyewe nigeze mfatwa ku ngufu? Nkusi ntabwo yigeze nyinjiramo, ahubwo binamenyekanye ibyo twamukoreye ni twebwe twahanwa kubera kumushyiraho ibikangisho. Kuva uyu munsi ureke nihitiramo inzira z'ubuzima bwanjye, ni uko nshaka kubaho, ibindi ukomeze ushakisha ayo mafaranga yawe uko ubishaka. Sheja amaze kuvuga gutya ibyo, ahaguruka aho ngaho agasiga papa we muri salo akajya mu cyumba. Papa we nawe asigara ari gutekereza, agasubiza ubwonko inyuma mu myaka ya kera. Sheja nawe akimara kwidunda mu buriri mu marira, yibuka mu myaka ya kera ubwo yari akiri akana gatoya k'agakobwa. Mama wako ari muri salo ari kurira ndetse ari kubira ibyuya byinshi cyane, afite telefone mu ntoki. Ahamagara umugabo we amubwira ko arembye ngo aze amujyane kwa muganga. Papa wa Sheja aho yari ari amubwira ko aba amutegereje, akabanza akaganira n'abakire bari kuvugana za diru za bizinesi, akaza zirangiye. Mama wa Sheja amubwira ko natinda iminota 10 ngo amugeze kwa muganga, araba amaze gushiramo umwuka. Papa wa Sheja wari uri kuganira n'abandi ahita amukupa, yumva ari ibintu bisanzwe. Akomeza ibiganiro n'abandi. Sheja warakana gatoya buri cyakora, bigera ubwo nyina atangira kwinyagambura abura n'umwuka wo kuvuga, asigara atunga intoki. Sheja bidatinze aza gupfa. Silive papa wa Sheja amaze kubyibuka byose, yisanga ahanagura amarira. Sheja nawe yirambikaho amashuka araturika ararira. Nkusi na Muteteri bagiranye ibihe byiza cyane iryo joro, ari naryo bapangiyemo kugaruka mu mujyi kugira ngo Nkusi akomeze akurikirane ibye ndetse nakomeze we na Muteteri amasomo nk'uko bisanzwe, cyane ko bari kwitegura ibizamini bisoza semester ya kabiri mu mwaka barimo. Kuko nk'uko babipanze bakoze urugendo mu gitondo, baza kugera mu mujyi batandukana. Muteteri ataha kwa Delila, Nkusi nawe atahiwe. Nkusi asanga umukozi we na shoferi baramutegereje, batungurwa no kongera kubona agarutse. Shoferi amubwira ko yari amukumbuye. Nkusi mu guseka ahita avuga ati mani warasaze, umugabo akumbura undi, ahubwo se imodoka irimo essence ngo duceho? Shoferi ati cyane rwose, ahubwo twagiye boss. Nkusi ati ntukanyite boss gaceze. Ubwo amaze kwitegura no kurambika ibyo yarazanye bishya abikuye mu nzu ye aho avuye, yahise ajya mu modoka abwira shoferi ko berekeza kuri Bari Resto. Bidatinze baje kuhagera, Nkusi ahamagara manager wa Bari Resto, arangije aramubwira ati ndashaka raporo y'ibyinjiye n'ibyasohotse mu gihe cyose gishize kuva ubwo mperukira hano. Bitunguranye manager atitire wagira ngo hari amakosa yabayemo. Nkusi mu kubibona biramucanga cyane. Manager wari wifashe nkaho Nkusi atazagaruka aho ngaho, akaba ari nayo mpamvu ibintu ashobora kuba yarabigize ibye. Amaze guhereza amakayi Nkusi hamwe n'ibindi, Nkusi atangira imibare, ahamagara na Gentille wari umwungirije, bafatanya ngo baze batangire kubara. Ibintu byatangiye gufata igihe kinini cyane, mbese ko ari ukujya mu mibare iteye ubwoba.
Muteteri ageze mu rugo amaze gufungurirwa n'umukozi arinjira. Umukozi nk'uko yabitegetswe ahita ahamagara Delila amubwira ko Muteteri yaje. Delila aho ari mu kazi kwihangana biranga ahita ataha asanga Muteteri mu rugo, ariko agiye kumutura umujinya aba aribwo yibuka ibyo Dennis yamubwiye ejo ahita acururuka, ahubwo atangira kwibaza n'igitumye ataha. Kumbe ni kwa kundi umuntu aba afite umujinya agahubukira ibyemezo runaka. Na Delila akimara kumva ko Muteteri aje atanabanje gutekereza yahise yumva ngo aze amuhisomo. Amugezeho akibuka ko nta kintu na gito agomba kumukoraho, ahita amusanga akamuyambira bya nyirarureshwa. Aramubwira ati Muteteri, ni gute utinyuka kugenda ukava hano koko utambwiye ugatuma mpangayika kubwo kutamenya aho uri? Uzi ko ari bibi ko umwana utwite kumujyana aho ugiye hose? Muteteri mu gutungurwa ahita avuga ati mama, nawe urakabiriza cyane. Uzi ko iyi nda itarageza no ku mezi 4 ngo none byatuma ntagenda? N'ikirenze ibyo kubera ukuntu ndi muto nta nubwo umuntu yabasha kumenya ko ntwite. Delila ati biri gutangira kugaragara cyakora da, kuko ubu wanatangiye kubyibuha. Bigaragara ko numara kubyara umugabo akakwitaho neza cyane uzabyibuha bakajya babona ko uri umubyeyi mwiza. Delila amaze kuvuga gutyo Muteteri aratungurwa ahita amubaza ati umugabo akanyitaho? Uwuhe mugabo se mama? Kandi narakubwiye ko yanyihakanye. Delila disi nibwo nawe yumvise ko yivuyemo, ariko nta yindi mpamvu uretse kuba yari yatangiye kwishyiramo ko nta kabuza Nkusi azabana na Muteteri. Delila mu kwijijisha ahita abaza ati ariko se kuvuga ko ari ugutaruka? Nta makuru ya Nkusi uheruka? Kuko njyewe ndamuhamagara nimero ye nticemo. Muteteri ati nanjye nari naramubuze kuko atazaga no ku ishuri, ariko muri iki gitondo nibwo ambwiye ko yaragiye kwiruhukira mu mutwe, akaba aribwo agarutse anambwiye ko ubu ari kuri bari resto. Delila mu kubyumva ahita ashyigura igikapu asohoka atarwambaye. Muteteri ahita avuga ati Delila ko mbona asa n'umuntu wataye umutwe, aho mvuga ko Nkusi yagiye kuri bari resto ntanatungurwe ngo mbaze uburyo naba nzi ibya bari resto aho byaba bihuriye na Nkusi. Ku ishuri amasomo yo aba akomeje, ariko abanyeshuri bitegura ibizamini ni nk'aho amasomo aba yararangiye, ahubwo hari ibyo gusubiramo gusa no gusobanurirana. Alegisi na Nadine ku mpande bariho niko biba bimeze, kuko baba bashatse ababasobanurira ubona bashishikaye cyane. Imibare kuri Nkusi na bamanaja be yari ikomeje, ndetse Delila nawe aza kuhagera. Nyuma y'igihe Nkusi aza gutungurwa asanga haranyerejwe amafaranga atari make. Mu kubibona ababaza ayo mafaranga aho yagiye. Manaja bishinja Gentille nawe arabyihakana abigereka kuri manaja, ndetse anarenzaho abwira Nkusi ko ibijyanye n'imibare atajya bikora, byose bikorwa na manaja afatanije na Delila mama wa Nkusi. Nkusi uko byumva akaba ari kwagwa mu kantu. Delila ahita avuga ati none se wa mukobwa we, ushatse kuvuga ko ari njye wanyereje amafaranga yo mu bikorwa by'umwana wanjye? Ariko akimara kuvuga gutyo atangira gusubiza amaso inyuma n'ubwonko, akajya yibuka ko amafaranga yose yashakaga kujya akoresha mu bikorwa bibi, nko kwishyura abahemukira abandi cyangwa se guha muganga Adeline, kuko yarabizi neza ko Nkusi ari we uhakontorora kandi ari umwana we, ntacyo bizatwara kandi abiziranyeho na manaja. Yose yayakuraga mu mitungo yaho muri bari resto. Delila amaze kubyibuka ahita yibuka situwasiyo yarimo ko ariyo kwigengesera. Areba manaja maze aribwira ati ubu ntabyo guhingutsa Nkusi mubwira ko ari umwana wanjye kugira ngo ibi mbirenge. Manaja ngiye kubimugerekaho n'ubundi ntacyo ndi kumuramiramo. Ako kanya Delila hakanavuga ko ibyo Gentille yavuze atari ukuri, bityo byose bibazwe manaja. Manaja agwa mu kantu ndetse akumva aguye mu matsi. Nkusi aruhutse umutima maze abwira manaja ati manaja, kuba amafaranga yarabuze byo nawe urabibona. Impamvu ntagiye guhamagara abashinzwe umutekano nuko wari usanzwe ukorana na papa neza, nkaba ari nk'imbabazi nkugiriye. Genda mu gihe kitarenze amezi 2 umaze kuzana aya mafaranga, kuko nutabikora inzego nzazizana zibyivangemo. Manaja asohoka ababaye, ariko akabanza akareba Delila nabi. Byatumye Delila amusohoka. Aho bageze hanze manaja aramubwira ati Delila, urangambaniye, wirengagije ko hari amabanga nkubikiye,
ariko ukiyemeza kungambanira. Impamvu nsohotse nta kintu mbwiye boss ni uko nashakaga kukubwira ko ugomba gushaka ariya mafaranga yose ukayazana kandi ngasubira mu kazi, cyangwa se unyihakane mpite mpera ku kuntu ari wowe wapanze umugambi wo gufata amafoto Muteteri ngo nyaguhe. Delila amaze kubyumva yahise yumva ibyo byazana igitotsi hagati ye na Nkusi, kandi muri ako kanya ameze nk'uhagaze ku kagozi abwira manager ati manager, we banza utaha ujye mu rugo, iby'amafaranga ndaza kubikemura, reka nsigare nshaka uko aka kazi ugomba kukagumana. Ku rundi ruhande Nkusi ahita abwira Gentille ati nawe ntacyo umaze hano, kuko mu gihe kitarenze amezi 3 gusa hakabaho iki gihombo, kandi byitwa ngo uri umwe mu babishinzwe ukarebera ntunabivuge, ndakwirukanye rwose genda. Mu gihe Gentille ari mu byo gutakamba ashaka no kugaragaza urukundo akunda Nkusi, Nkusi we yahise yisohokera avuye muri icyo cyumba, ahamagara Maurice amusaba kuba musanze aho akagira ibyo amwereka. Amaze kumuvugisha ahura na Delila mu byubahiro byinshi ahita amubwira ati mama, ni gute umukozi atinyuka kugushyiraho ibintu nka biriya ngo wafatanije na manager kunyereza imitungo? Delila mu kumva Nkusi amwise mama biramushimisha cyane, ariko akababazwa nuko agiye kubaho, azi ko Denis ari we se kandi ataramubyaranye na Delila, ibyo bikamubabaza, ariko arabyirengagiza. Arangije abwira Nkusi ati ni bya bindi by'abubu bagwa mu matsa nyine bagashaka kugushyira mu gisebo ku bandi. Nkusi ahita abwira Delila ko hari undi muntu agiye gushyira muri uriya mwanya wa manager uzajya bimenya byose kandi bikagenda neza. Delila nawe ahita amubwira ati Nkusi, hari ikintu gikomeye cyane nshaka kukubwira kandi nkeneye ko untega amatwi, kuko aka kanya nkeneye ko unyumva kurusha ibindi bihe byose.